Twongeye kubasuhuza mwebwe bakunzi b'ikiganiro Skyshoka, twizere ko mumeze neza kandi ko buri kimwe cyose kiri kugenda neza cyane, aho twongeye kugaruka muri update zacu z'uyu munsi, aho tugiye kureba ku makuru arimo aragenda avugwa hirya no hino, akaba ari amakuru arimo aravugwa hirya no hino mu bijyanye na showbiz mu bintu bigiye bitandukanye, aho tugiye kuba twabana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngiye tugiye kubana ni Sky mwenyewe, ndagusaba cyangwa se ndagushishikariza utarakora subscribe kuba wagera kuri YouTube channel, aho hasi handitse subscribe, ubundi ukaba wakora subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu kuba wabona ibiganiro tugenda twaplodinga umunsi ku wundi. So rero twihuse cyane kaduhere kuri no muri kuvuga yuko umuhanzi Tems yasusurikije abantu mu birori bya Billboard Global Power Players byabereye i Londres. Yahawe igihembo cya Diamond Award cyemeza uruhare rwe rukomeye ku rwego mpuzamahanga ndetse n'ubuhanga bwe mu buhanzi. Uyu akaba ari umuhanzi Tems wahawe igihembo gikomeye cyane. So rero twihuse, hari indi nkuru iri kuvuga yuko Lil Wayne yasohoye album igizwe n'indirimbo 19, aho iyi album yasohoye kuri uno munsi ku itariki 6 Kamena mwaka 2025. Umuraperi w'icyamamare ku isi Lil Wayne yamuritse ku mugaragaro igice cya gatanu cy'uruhererekane rw'imizigo yise The Charter, kikaba cyasohotse mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu saa 6 z'ijoro. Uwo akaba ari umuhanzi Lil Wayne, aho afite album yasohoye kuno munsi nyuma y'iminsi cyangwa se nyuma y'igihe kinini adakora umuziki, cyangwa se ngo abantu benshi cyane babone update ziwe ndetse mu bintu by'umuziki cyangwa se mu gukora umuziki, cyane ko yari amaze iminsi myinshi cyane nta muziki atanga cyangwa se nta ndirimbo asohora. So rero twese cyane nuko umuhanzi wo muri Nigeria Kiss Daniel yatangaje ko atazongera kujya muri studio ngo akore indirimbo kubera ko umuryango we uhora uburana ko abarutisha gukora umuziki. Yabitekerezaho nawe agasanga agomba kureka umuziki we akita ku muryango we, ari nako bagirana ibihe byiza. Akari umuhanzi Kiss Daniel, aho umugore amushinja kuba umwanya munini cyane ngo awumara muri studio kurenza umwanya amarana nawe we n'umuryango n'abana nk'umugore muri rusange. Rero uyu muhanzi akaba yatangaje ko ngo nawe abona ko koko bidakwiye, ko agomba kuba yahindura ndetse akaba yakita ku muryango niyo umuziki byaba ngombwa ko awureka. So twihuse cyane nuko umushoramari Koci Gael ari kubarizwa muri Afurika y'Epfo, aho no mu bimujyanye harimo gahunda yo guhura n'abaherutse gutumira Chris Brown ngo aze ataramire abantu mu gitaramo yakoreye muri Afurika y'Epfo mu mpera z'umwaka ushize muri stade ya FNB iri muri Johannesburg. Impamvu rero Koci Gael muri gahunda zimujyanye n'iyi ari ingenzi, nuko agomba kandi ashaka kumenya buri kimwe bisaba ngo Chris Brown yemere gutaramira abantu. Aho haraciyemo iminsi mu nkuru zivugwa yuko uyu muherwe cyangwa se umushoramari nka Koci Gael uzwi muri label ya 155, aho uyu muherwe hamaze iminsi bivugwa yuko ashaka kuzatumiza uyu muhanzi witwa Chris Brown guturuka muri Amerika, aho uyu muhanzi bivugwa yuko stage yiwe ibihagaze miliyari y'amanyarwanda. Imagine nawe ubwo ukibaza se nk'abapromoter mu Rwanda cyangwa se abantu bateguriye ibirori mu Rwanda babona ko ayo mafaranga byibuze bayakora mu bitaramo baba batumiyemo Chris Brown, ayo mafaranga akaba yagaruzwa. Nabyo rero bigenda byibazwa n'abantu benshi cyane, baravuga ati Koci Gael ibintu arimo aravuga ntabyo azi. So rero uyu mu manager cyangwa se uyu muherwe mu bintu bijyanye na showbiz hano mu Rwanda, aho nawe yakomeje kugaragaza umuhate n'ubushake bwo kuba yakora agahigo, cyane ko nawe umuntu waba ukoze agahigo ko gutumira nka Chris Brown akaza kuba yataramira abanyarwanda. So rero kuri uno munsi nibwo haje kuhagaragara inkuru ivuga yuko yageze muri Afurika y'Epfo kugira ngo arebe nimba koko yabona uburyo avugana n'abo bantu bari batumije Chris Brown, cyangwa se izo timu zari zatumije Chris Brown, abundi akazibaza kubisaba kugira ngo Chris Brown aze kuba yataramira abanyarwanda.
twihuse cyane nuko hari inkuru yari imaze iminsi cyangwa se n'agasaga kari kabayimazeho iminsi kavuga yuko Ishkevin ndetse na Jessica batameranye neza nyuma yuko Ishkevin akoreye ikiganiro ahantu ku gitangazamakuru, ubundi bamubaza yuko azi Jessica wa mipango we akavuga ngo Jessica ntabwo umuzi, uwo nguwo Jessica ntabwo umuzi, sinzi n'icyo akora. Aho byaje kuba byakora mu mutwe Jessica akavuga ati n'umwana w'uruhinja uvutse uyu munsi agomba kumenya cyangwa se akaba yanamenya, ariko wowe ni gute utanzi kandi twirirwana mu mihanda ya Kigali twese turi abantu bafite amazina ndetse twanakoze n'izina cyane ko nanjye ndi mu bantu bazamura abahanzi, ni gute wowe utanzi? Biba rero isaga nini cyane aho aba bombi batari kurebana rumwe, kandi koko niyo ugiye no kureba usanga kenshi harimo no kwirengagiza kuko nta kuntu bavuga ngo ntabwo uzi Jessica. So rero twihuse nanone turebe ino nkuru irimo iravugwa kuri uyu mujene wakoze akantu k'agahigo nawe, ndetse akaba ari akantu keza cyane kagaragaje yuko burya hari abantu bagifite umutima w'ubumuntu cyangwa se ari abantu bagifite urukundo rudafite icyo rushingiyeho mu bintu bijyanye n'uburanga, aho byaje kuba byagaragara ko uno munsi bwo haje kuhasohoka amafoto y'aba bombi, ino couple navuga ngo inogeye ijisho iba ku mugabane wa Amerika, aho uyu mukobwa yaje kuba yakunda uno mujene ufite ubumuga bwo kuba byibuza mu maso asa nkaho hahiyemo ukuntu, ndetse n'ijisho ry'irindi ubona ko naryo rifitemo ikibazo, ndetse aho ubona nyine ko mu isura ameze nk'umuntu wahiye. So rero bikaza kuba byagaragara yuko aba bombi bari mu rukundo ndetse bitegura kuba barushinga, aho uyu mujene yari yambitse impeta cyangwa se yari yaporopoje umukunzi we, ariko benshi cyane bagiye bacikurondogora akavuga ngo ari njyewe sinakundana n'umuntu umeze gutya, ari njyewe, abandi bakerekana yuko ari urukundo rwa nyarwo. So rero nizo update twari dufite for right now. Iriya Sky mwenyewe, iriya Pablo Papito Pacino Makadana Tigre Kasiko Pisto, it's your back and sharp boy and boy, no dishino divano de kwi, it's your shop where DJ Sky misimu katubana muri update z'ubutaha. Ciao ciao.